urera urakiranuka mwami muri byose. Turagushimiye ko waturinze ukatuzana mu ihema ryawe kuva muri iki gitondo mwami. Turagushimira ko wabanye natwe. Turagushimira mwami ko watugejejeho Mana ushobora byose indirimbo nziza unyujije mu baririmbyi. Uwiteka mwami n'indi byose byanyuze hano n'amashimwe twumvishe ibitangaza n'ibimenyetso ugenda ukorera muri twe. Ibyo byose ni amashimwe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Data mwiza Mana ushobora byose, uyu mwanya mwiza rero nuho tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirubaka, ijambo ryawe rishyiraho, ijambo ryawe rirakiza, rikiza intimba zo mu mitima, ijambo ryawe riromora, ijambo ryawe ryomora imitima, ijambo ryawe mwami rishyiraho ubwami bwawe mu mitima y'ubwoko bwawe. Uwiteka Mana ushobora byose, reka abaje hano mwami n'abakumvira online muri uyu mwanya, reka bafashwe n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ribafashe buri wese mu ruhande rwe. Uwiteka Mana ushobora byose, umwiyereke mu ijambo ryawe, kuko twese twaremwe n'ijambo ryawe. Data mwiza Mana ushobora byose, duha uwo mugisha rero. Duha umugisha w'ahera hawe, duha umugisha abandi batajya bashobora kubona, duha umugisha umuntu wese waze mu nzu yawe mwami atahana umugisha kubw'ijambo tugiye kumva. Tukweretse n'umukozi wawe mwami, umuja wawe uramuzi uramusobanukiwe, usanzwe umukoresha tugafashwa rwose, imitima yacu ikanezerwa, ariko tuzi ko ibyawe bitajya bimenyerwa. Niyo mpamvu Mana dupfukamye duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo twongere tukwinginge ngo umugirire neza. Umwuka wera amubeho cyane, amugirire neza rwose. Umwuka wera amufashe kugabura Mana ushobora byose ibyo ubwoko bwawe bukeneye muri uyu mwanya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugukomeye amashyi tugushimira kuko urera urakiranuka muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. 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 Murakoze pastor. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Mahoro y'Imana abe muri mwe. Haleluya. Nejejwe bikomeye cyane n'Imana yacu. Nishimiye ko yaduhamagaye umuhamagaro mwiza w'agakiza. Haleluya. Tunejejwe no kuba turi abana b'Imana. Turi hano tuvuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Imana ishimwe. Iki gitondo mpawe umugisha ukomeye n'Imana ibicishije mu bashumba bacu, ababyeyi bacu, umubyeyi wacu mukuru Bishop, ababyeyi bacu baturera bafatanije nawe, bakanyemerera guhagarara aha hantu kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana. Kandi ndabaramukije, nari mbakumbuye, Imana iduhana umugisha uyu munsi. Amen. Ndavuze ngo nari mbakumbuye kuko abo mu iteraniro bakunda guterana iteraniro rya mbere hari igihe bamwe tuba tudaherukana, kuko akenshi nkunda guterana irya kabiri. Rero ndabaramukije mwese abo tutaherukanaga, Imana iduhana umugisha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kubanza dusoma ijambo ry'Imana mbere yuko tugira ibindi byinshi tuvuga. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya, igitabo cya Yesaya cy'ubuhanuzi bwa Yesaya, ibice 44. Yesaya ibice 44. Turasoma umurongo wa 24 n'uwa 25. Umubyeyi wacu Revera rwose ajya bidukorera neza. Yesaya 44 umurongo wa 24 na 25. Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukujije uhereye ukiri mu nda, aravuga ati, Uwiteka ni jye waremye byose, mbamba ijuru jyenyine, ndambura isi, hari uwo twari turi kumwe. Indagu z'abanyabinyoma nzazihindura ubusa,
abarozi nkabatera ibisazi, nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Amen. tuvuge ngo amen. Mubyeyi wacu n'ubundi adusomere, kadusome aho tugomba gusoma hose maze tutangirire rimwe kuganira. Turasoma muri Zaburi ya 66. Zaburi ya 66, dusome umurongo wa 7. Haranditswe ngo, itegekesha imbaraga zayo iteka, amaso yayo yitegereza amahanga, abagome be kwishyira hejuru. Amen. Reka nanone dusome muri Zaburi n'ubundi ni inyuma uregura urupapuro rimwe, Zaburi 62, umurongo wa 12 wonyine. Hati, Imana yavuze rimwe, nabyumvise kabiri, ngo Imana niyo ufite ububasha. Amen. Amen. Tugiye gusoreza mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye ab'Ikorinto. Muri hangana dusa n'abasomye ahantu henshi ariko mwumva ko tutasomye amagambo menshi. Ab'Ikorinto ba kabiri, rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorinto, urwandiko rwa 2, turasoma ibice 10. Ibice ni 10. Rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto, ibice 10, umurongo wa 3, tugeze ku murongo wa 5. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro zacu z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu byose ngo tubigomororere Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Utahumvise yandika iyo mirongo araza kuhasoma. Yesu ashimwe cyane. Natangaye cyane ubwo nakomezaga kumva amagambo umubyeyi wacu Mama Bishop, umuyobozi wa gahunda y'uyu munsi, yakomeje kuvuga. Natangaye cyane numvishe indirimbo abaririmbyi barimo kuririmba, kuko nasobanukiwe ko Imana ifite umugambi ukomeye uyu munsi. Amagambo tugiye kuganira umutwe wayo uravuga ngo Imana niyo ifite ububasha. Imana niyo ifite ububasha. Andika iyo nteruro ushyireho icyo bita full stop, akadomo. Ntabwo ari akabazo, si agatangaro, ni akadomo. Imana niyo ifite ububasha, full stop. Haleluya. Wandika iyo nteruro. Turaza kubona ko ibyo bivuze ngo ibindi byari byariyise ibinyabubasha ku buzima bwawe, burya byarabeshyaga. Haleluya. Uyu munsi rero nahumekewe kuganira mu buryo bumeze nk'amatangazo. Itangazo ni iki? Itangazo ni ubutumwa busohoka buturutse mu rwego rufitiye ububasha, rikagezwa kubo ribwirwa, kubo rigenewe, republic, abanyamakuru, abantu bose. Ariko ubutumwa buri kubiyemo bukaba butari discutable. Nuko bimeze itangazo ryo bita communiqué officiel. Iyi sohotse risohoka rivuga icyo rivuze, kandi ntawe ugira icyo arirenzaho, ni information. Haleluya. Byitwa information official communiqué. Communiqué officiel. Uyu munsi turaganira mu buryo bumeze nko kuvuga amatangazo. Haleluya. Haleluya. Ubu cya gipapuro ntitumenyereye kuva muri corona, cya gipapuro cy'umuhondo ntimukizi, kiba cyanditseho ko ari communiqué. Inteko iba inama ya guverinoma ikicara igaterana. Nk'ubu ngubu reka ntanga urugero kuri perezida mugenzi wanjye, nyine urumva abantu baganira mu byiciro barimo nyine. Perezida ikavuga iti Perezida Rwandenzi Olivier, ubwo mukizaho perezida nyine kugira ngo umenye nyine uwo mvuze.
ariko nk'ubu igipapuro gisohotse cyanditseho ngo communique, kikaba cyanditseho ngo Rwaneze Olivier yagizwe umuyobozi muri minisiteri y'urubyiruko, ntabwo wavuga, ntabwo bisoma kuri Twitter ya primatire cyangwa ahandi ngo uvuge ngo ariko Olivier ni wa wundi nzi, wa wundi muto ngo ariko ni mutoya no kuri rwose we ngo ni muto, ni umva nta bintu byo gukubikiraho za komanteri, ubwo nyine biba byasohotse ari communique. Haleluya. Ngo ariko yagira ibiro byinshi ngo nibwo byari kuva, ubwo niyo wabivuga uba wiruhiriza ubusa kuko communique iba yatambutse. Haleluya. Tangazo rya mbere uyu munsi, amatangazo magufi, aya mbere ni amagufi. Baravuze ngo ntigituye mu ihema, ngo bituye muri twe. Kera yari ituye mu ihema gute? Kuko naha turi twita mu ihema ry'ibonaniro hafite agaciro kawe. Kubera iki? Kuhaza kwawe mushumba yakunda kuvuga ati bwira mugenzi wawe ngo wakoze kuza. Ntajya bitubwira buriya bavuze ikintu gikomeye cyane. Pastor Fideli unsengeye iyo arimo kubwiriza, agiye kubwiriza aravuga ati ikomere nawe amashyi kuko waje. Ntajya bivuga ntimubyibuka abakurikira mbese. Kuza ni ikintu gikomeye cyane. Usije ko nyine kuko Imana iteye muri twe n'abahonora buriya baje nyine mu buryo bw'umwuka. Ariko reka mvuga kuza physically. Mu kuva ibice 33 mpora mpavuga, Mose ngo yafashe ihema arivana mu ngando z'Abayisiraheli, ngo aryigiza hirya yaho ho gatoya, aryubakayo ngo aryita ihema ry'ibonaniro. Agakurikiraho karavuga ngo umuntu washakaga Uwiteka yavaga mu ngando akagenda ku ihema ry'ibonaniro. Ubu rero itangazo rya mbere ravuga ngo kuza kwawe ni igihamya cy'uko ushaka Uwiteka. Komera Imana amashyi. Iryo ni itangazo rya mbere. Tangazo rya kabiri muri Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo ngira ngo ni wa 19 haravuga ngo rero nuko urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, ngo rwanditsweho icyo kimenyetso ngo Uwiteka azabe, ngo ariko kandi uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ubu tukivuga rero tuganira ukunange nawe ugenda ugerageza kwihanagura wikureho imyanda yose, kuko uyu munsi aha hantu turahavugira izina ry'Uwiteka. Haleluya. Reka nkubwire ntibirindiriye ibya vendredi do miracle, ntibirindiriye ibyo mu mibyizi, kubera yuko Kristo Yesu no kwisabato yakizaga abantu. Haleluya. N'uyu munsi turavuga izina ry'Uwiteka bishop wanjye. Haleluya. Itangazo rya gatatu, Matayo, muri Matayo bice 20:18 bingahe? Hahandi havuga ngo aho babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryanjye bagahuza umutima, nzakora nanjye nzaba ndi hagati yabo. Urasi nkeneye abantu benshi, nkeneye umuntu umwe cyangwa babiri kugira ngo uyu munsi ibitangaza bikoreke hano hantu. Umbabari rusaba Imana bari wowe. Duhuze mu buryo bw'umwuka, ibintu mvuga ni wumva ari byo ujye uvuga uti amena, tuze gukora ikintu bita umuti aha mukanya mu minota nka 20 iri imbere. Imana yacu ni Imana y'intambara, sibyo? Kandi ntabwo ari ubu ngubu irwanya gusa, na kera yararwanaga. Uzi ko nasomye mu Bacamanza ibice 3, uzi ko nasanze handitse ngo ayo mahanga, ya mahanga twita ngo Abafilisitiya, ngo Abamowabu, Sijuwi, abangaba ngo Imana yari yarabaretse kugira ngo izajye igenda ibica gake gake, kugira ngo Abisiraheli bose ngo bamenyere kurwana, ngo kuko bibihe byose bo mu Bayisiraheli bagombaga kuba bazi kurwana. Rero niba uri umurokore utazi kurwana, uyu munsi turagushyiramo icyo bita igisoda. Njyewe ntaba umwarimu ari kuba umusirikare. Mama Bishop ni ujye ubivuga. Ubu nanjye nkunda igisirikare. Matembezi yaho ni dressing. Sawa sawa. Kira kitu ibintu byose. Ubu hano harimo n'ingabo nyine barabizi ibyo mvuga. Ariko karimbo kateye
murakazi k'ingabo kandi umuntu wagahimbye ni mumumenyera nzamugurira ikawa cappuccino ntuza yindi concentré iryoha kama kavuga ngo arane dusubire inyuma n'umurage w'abatubanjirije ubu twari mwagaragara ba Paulo tuzabukurikiza simubizi yandireba ntimuyizi tuzabukurikiza ubu rero bishop wanjye we uheretse kubwiriza cya gihe uvuga ku mbaraga ziri muri Paulo ngo zagendaga turarwana uyu munsi turarwana ngo abirukanka iyo mu mashyamba ngo bafite umugambi wo gusenya u Rwanda bazarukura he kandi dufite inshingano zo kururinda oya reka nkababwire mukanguke mwazindutse ngo abirukanka oya ngo abirukanka iyo mu mashyamba ngo bafite umugambi wo gusenya u Rwanda ngo bazarukura he kandi dufite inshingano zo kururinda gisirikare ngo none se umva kandi abifuza gutaha mu rwababyaye tuzabibafashamo ngo abirukanka bishingikirije intwaro tuzabakurikira shawa gisirikare we ubu nge ndi umusirikare kabisa we nge ndi umusoda ubu ntimumva numva ndi umusirikare muri Kristo ngo tuzabakurikira bamanuka amabombe tuyamanuka simunyuma ngo mu bibaya no ku misozi ntituhatinya akarusho hakaza indege tukamanuka tukabacucuma njyewe ntaba umwarimu kabisa nari kuba umusoda profession number 2 nari kuba umusoda tukabacucuma ngo RDF guhusha bikaba umuziro ubwo nene mubikurure mu mwuka mwumva icyo turimo kuvuga ubu turi ibisasu turashaka guhangana n'abadayimoni uyu munsi turashaka kuvuga imbaraga z'Imana ishobora byose noneho rero ayo yari amatangazo ya mbere tangazo ry'icyiciro cya kabiri twavuze ngo Imana yacu ni Imana y'imbaraga niyo nyir'ububasha ubundi mu kinyarwanda habaho ibintu byitwa kwivuga umuntu akivuga cyane muri twabyigaga n'ibivuga ariko abahungu nibo babyigishwaga ariko ikivugo ni iki kivugo ni ukuvuga ububasha bwawe ukavuga ibyo wakoze rimwe ukavuga n'ibyo utarakora kugira ngo umwanzi nabyumva ahita apfa utari mwarebana niyo kivugo niko cyavuga nka umuntu akajya akita ku mata namukubitiye mu kikombe ndamuzamura mukubitira no mu gahinga ngo atazagira ngo ni nkango yamufashije nabaruka amata mushogo ikivugo ni bya bindi by'intuza nitwabyize bya ruhaya rw'isekurume kivugo ni ukuvuga nyine uko wiyumva burya mu muco wa kinyarwanda abakobwa burya n'abagabo ngo babyina baba bikunze ariko n'uwo bakabona icyo bita kwivuga rero kurekura aho n'intore ziba ziririmba kugira ngo zikanga umwanzi ahunga ubu turashaka kuvuga imbaraga z'Imana hano abadayimoni kuko bafite amatwi bakatwumva bakaduhunga hakiri kare haleluya ariko reka mbabwize ukuri Imana ikunda ko turwana Imana ikunda igisoda cyo mu mwuka niba wumva rwose uri umurokore wigendera wumva ibintu nta kibazo utajya ugira igihe ngo wumve ugomba gucucuma abazimu kubitanya munsi ya kumanywa n'iya nijoro ndakubwiza ukuri ubwo ufite ikibazo n'Imana ahubwo nuko rero Imana yacu iyo yivuga twavuze ko ari amatangazo uyu munsi Imana yacu iyo irimo kwivuga kuvuga ibyivugo byayo kimwe mu bintu by'ingenzi ivuga mbese ikivugo cyayo kimwe mu bikomeye iravuga iti ninjye waremye ijuru n'isi haleluya babiririnye ngo niyo yashinze imfatiro z'isi kandi reka mbabwire ikintu gikomeye cyane burya nuko mu bwenge bw'umuntu bigoye kubikurura ngo tubyegeranye
ariko burya iyo bavuze isi ntabwo baba bavuze ino globe dutuyeho, kuko ibyo Imana yaremye birenze isi. As a matter of fact, isi iri mu dutoya, isi iri mu tuntu dutoya Imana yakoze, kuko habaho cya gihe bavuga ngo tureme isanzure. Mu isanzure hariyo ibintu, hariyo za galaxy, hariyo inyenyeri zingana zitagira wa mugani wa mwana afunze, ziri mu mamiliyaride y'ibiro utabara, ziremereye. Systeme solaire, izuba n'inyenyeri na ya mibumbi ni binini cyane. Imana yo kabyara iyo ishaka kuvuga ububasha bwayo iravuga iti mbirema, hari uwo twafatanije, hari umuyede wari uhari wampereje inivo ngo dushyireho imfatiro neza, hari uwameneye sima, hari uwakase ibyondo, ikavuga iti ni njyewe wazishinze njyenyine. Ntabwo ari isi yonyine yitureba imwe twize ku ikarita y'isi n'umubumbe wayo, burya no hirya ya biriya habayo ibindi nabyo byaremwe n'Imana. Haleluya! Uyu munsi turavuga imbaraga z'Imana zirenze ibindi byiyita ibinyabubasha. Ikavuga iti ni njyewe waremye isi n'ijuru. Mwumvishana twasomye muri Yesaya ukuntu havuga, haravuga ngo ni njyewe waremye isi n'ijuru, kandi bitendetseyo kandi biremereye. Haleluya! Yarangiza icyo ni ikivugo nyine birimo kuvuga. Icya kabiri ikavuga iti ni njye waremye umuntu, kuko rega mu bikomeye ibyaremwe bikomeye umuntu n'uwa mbere. Haleluya! Kuko bya bintu yaremye byinshi tuvuga, umuntu yamuhaye ubwenge bwo kubisobanukirwa. Abastronome n'abarefera ikintu nk'icyo, bantu bize ibintu byo gukontorora utwo tuntu bakamenya ngo iyindi mibumbe tutaraturaho, ngo izindi nyenyeri ukuntu zipanze, ngo ukuntu ibintu bimeze. Nuwo ni umuntu waremwe n'Imana. Haleluya! Umuntu yaremwe mu buryo Imana imuhaye kapasite yo gusobanukirwa ibyo bintu yaremye, usibye ko nyine ubwenge bw'umuntu hari aho bugarukira, ariko tuba twagerageje, hari aho abantu bagerageza kugera kubera Imana nabwo. Haleluya! Imana yakwivuga rero ikavuga iti nukomeze, ikavuga iti nukomeze, ni njye muremyi, ni njye waremye isi, ni njye waremye ijuru, ni njye waremye umuntu. Haleluya! Yesu ashimwe. Imbaraga zaremye isi, imbaraga zashyize n'ibyo bintu mu isanzure, zikabitendeka ahantu bikaba bitatugwira, bikaba bitatubyiga, tukaba tutazi aho biherereye. Izo mbaraga nizo turimo kuvuga iki gitondo. Nicyo turimo kuvuga ngo iyo Mana yakoze ibyo ifite imbaraga mu buzima bwawe. Reka nkubwize ukuri, ntago ibintu by'isi binyembaraga ku buzima bwawe, umbabarira uko ndimo kuvuga ugenda ubyibuka. Nibishaka bibimandwa ngo n'abazimu n'abacwezi simbizi, ibintu ibyo ari byo byose Pawulo yavuze ati nimuzashidikanye rero, ngira ngo bakore ntibamushidikanya ku bubasha bw'Imana bukorera muri we. Arababwira ati musigeho, nubwo ngenda meze nk'umuntu, nambaye umubiri nk'umuntu, ariko ntago nkora nk'abantu, n'intambara ndwana sinzirwana nk'abantu, ahubwo njyewe ninjira muri cya kirere cy'ibintu bitaboneshwa amaso, noneho nkafata miri bintu byibwirwaga mu mitima nkabifata. Ubu ngubu aha turi dufite ububasha bwo gusubira inyuma mu bisekuru byawe nka 6 cyangwa byashaka bikaba n'10, tugasenya ibyubakiwe icyo gihe bikigukurikirana uri Kigali utuye hano mu Ntuzi ku Kacyiru, tukajyayo. Uyu munsi Bishop wanjye turinjira hirya iyo ngiyo mu migozi ku isoko, tuma ibintu byawe bipfasha. Kintu kigutobera turashaka kugihandura tukakimarayo. Bakobwa mwe, bacuti banjye, uyu munsi turashaka kugushyira mu cyiciro cy'abakobwa barambagizwa. Barambagizwa ukajya usokoza nk'urambagizwa, ukagenda ubizi ko urimo kurambagizwa kabisa, kandi ko wabengutswe bye. Kuko nyine wakubengutse agomba kukwegera ukamubona. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwize ukuri, nuko abantu imbaraga z'Imana bazikerenceje, ariko dufite Imana y'imbaraga ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twibwira, n'ibyo twasaba, n'ibyo twatekereza. Kuko nk'uko imbaraga zawe ziri korera muri twe, ahubwo tumenye ngo tugwize imbaraga
dusobanukirwe imbaraga z'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba uri hano ukavuga nanjye si uje ejo, njye natinze cyane kwitaba, njye urabona njyewe buriya natinze mu kabari, ntageze mu rusengero mfite senkanta, usungu ubu nanjye bizavamo, muze mfite 10 yo kuzakora nkazagwiza nkagera nk'abandi bageze ugize ngo iki. Uzi ko Abisiraheli bajya kuva mu Egiputa, Imana ubwayo uzabisome mu Kuva ibice 15 ngo yanze kubacisha inzira y'ubusamo, kandi bizi ko hari inzira yabageza muri Kanani vuba, ngo ikabayobora iby'ubutayu. Guca inzira z'ibizigo ntugire ngo Imana ntiyari ibizi. Yari ibizi ko igihe uzazira Gasita Feri wayifungiye ahangaha, yari ibizi ko igihe uzazira izakora ibyo ugomba gukora, igasohoza isezerano ryayo ku buzima bwawe. Niba waratinze kuza, ibyo biramaze. Ntabwo abantu bose bavukiye mu ngo z'abapasitoro. Ntugire ngo niba waratinze mu kabari upfa kuba warageze ahangaha, ahubwo ijambo riravuze ngo icyo umenyeye ahangaha rero kigundire. Gundira imbaraga z'Imana umenyeye ahangaha zigukorera umuti. Imana y'ibishaka yari kuba yarakuzanye kera, yacishije Abisirayeli ngo mu nzira z'ibizigo, kandi yabacishirijemo iki? Ngo yagira ngo ibayobora y'ubutayu, inzira igana ku ruzi, kuri nyanja, ngo kugira ngo ingabo za Farawo nizibareba zivuge ziti Imana yabaretse, nta nubwo bagishoboye kugera iyo bagombaga kujya, ngo zibakurikire. Noneho ngo nizibakurikira zizapfire rimwe. Kankubwiza ukuri, buriya hari ibintu watinzemo, Imana yagira ngo ibanze igwiza ubuhamya bwawe, nijya kubitimbura ibikura ku buzima bwawe, izabigukuraho abantu bavuga bati ni ukuri kw'Imana twari tuzi ko yarangiye, twari tuzi ko byamurangiriyeho, ariko noneho tubonye yuko, haleluya, tubonye yuko Imana yabikoze ibishaka. Ubu igihe waziye n'igihe naziye ntacyo bitwaye Imana, kuko ku isaha yose Imana irakora, no ku myaka yose umuntu yaba yinjiranye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubu hari undi uvuga uti rero Mana yanjye, ariko se rwose igihe Imana yavugiye ibintu nk'ibi ngibi ko bidatungana. Reka nkubwize ukuri, baririmbye ngo ni Imana. Harya Baramu yabwiye ngo iki Baraki? Uzi ko yabamubwiye ngo Imana si umuntu ngo igira gute, ngo ibeshye. Kubeshya ni caractéristique commun ku bantu, niba ari commun ariko mini cyongereza gifanza nakibagiwe, ariko ni it's a common character y'abantu. Mu bantu habamo ikinyoma, nuko hari abitagatifuza abandi bakagira gute. Impamvu babeshya si nuko bakunda kubeshya, nuko mu muntu hagati y'ibyo avuga yifuza cyangwa ibyo avuga n'ibyo ashoboye ntago hajyamo bihwanye iteka. Umuntu ajya avuga ibintu ariko ibyo abasha gushobora ntibingane n'ibyo yavuze, sibyo? Hakahaza harimo ikintu cya imbalance hagati y'ibyo yavuze n'ibyo abasha gukora. Niyo mpamvu nyine Imana yatari umuntu, bivuze ngo yo icyo yavuze no kugikora iragikora, niko ijambo ryavuze. Haleluya. Umuntu rero iyo byanze guhura ntibyakiribure aricuza, kavuga ati ubu nabivugiye iki koko Mana we, yo ntamubwira ko nzamugirira gutya koko ko binaniye ndagira nte. Imana rero niyo mpamvu iryo jambo rivuga ngo Imana si umuntu yo ngo ibeshye, kandi si umuntu ngo yicuze. Bivuze iki? Imana si umuntu ngo inanirwe guhuza ibyivuze n'ubushobozi bwayo. Haleluya. Bivuze ngo ikibasha kuvuga cyose ibasha no kugikora. Bagabo, bagore, bene data, rubyiruko, icyo Imana yavuganye nawe kibe mu gitondo cyangwa nimugoroba, icyo yavuze ndakurahiye ifite ububasha bwo kugisohoza. Turavuga imbaraga z'Imana zisohoza ibyo yavuze, idatira mu bantu, ititwerereza, ibitse muri yo ubwayo. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Turavuga imbaraga z'Imana. Uyu munsi turavuga imbaraga z'Imana, kandi imbaraga z'Imana ntizigaragarira mu kurema gusa, ahubwo izo mbaraga z'Imana ni nazo zatumye Kristo jambo yigira umuntu. Haleluya. Mariya ubwo yarangize ikibazo gikomeye, yabajije Gaburiyeli atari ko se ibyo bintu uvuze ko numva bitazakunda, izo nzira bicamo ko njya numva narazicamo, bizashoboka bite?
ko nta mugabo ndabonana nawe. Iramubwira itumva Mwuka w'Iteka azakuzaho, ariko imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Imbaraga z'Imana zifite ububasha bwo gukora ibintu bitabashwa kumvwa n'ubwenge bw'abantu. Inzira iby'abantu bitacamo iby'Imana bigakunda. Ububasha bw'Imana, imbaraga zayo zaremye isi nizo zaduhinduye abana b'Imana. Ijambo riravuga muri Yohana igice cya mbere 12 ngo cyakora bamwemeye bose bakizera iryo zina rye, yabahaye ubwo bubasha bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya! Reka mbabwire bene data, nuko hari ijambo ry'Imana turivuga n'intege nke simbizi, ariko mu ijambo ry'Imana hari imbaraga zikiza. Uyu munsi ugomba gukira. Erega ni ngo utabishaka, abazimu n'abadayimoni bafunze ibyawe barimo kumva, kandi ubu bagomba kugenda bakabirekura. Umwanzi w'umuntu ni iki se? Umwanzi w'umuntu wa mbere ngo ni umubiri we. Niko Abanyarwanda bajyaga bavuga, amaze iminsi nsoma ibitabo by'amateka y'u Rwanda. Umwanzi w'umuntu ngo ni umubiri we. Reka nkubwire, uburwayi buri mu mubiri wawe, bigenda mu mutwe, ibigenda mu mara, byirukanka mu mugongo, ibigenda mu mavi, ibikurya mu birenge, amavunane, umwanzi wihishe mu mubiri. Uyu munsi tugomba kumucucuma. Erega turacucuma uyu munsi. Nababwiye ngo nkeneye umuntu umwe, only one person to stand with me today. Kabisa. I only need one person. Only one person to stand with me today. Tukarekura fire. Kandi abantu bamenyereye ibintu reka nkubwize ukuri, nubwo wowe wamenyereye ikibazo ufite, Imana irashaka ko gikemuka. Nubwo wowe wamenyereye ibintu kumva ngo ari ntacyo ngo nabimenyereye, Imana irashaka ko bihinduka. Ariko kubera ko yatubwiye ngo tujye dusenga, iragira ngo use n'uyiha autorisation. Erega Imana, gusenga ni iki se? Gusenga ni ukwemerera Imana ko presence yayo, ubushobozi bwayo, ububasha bwayo bugaragara muri icyo kintu urimo kuvuga. Ndagira ngo uyu munsi rero wemerera Imana ihandura ibintu biguhanda mu buzima bwawe. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Turashaka kuvuga imbaraga z'Imana, turashaka kuvuga ikivugo cy'Imana. Yavuze ngo njyewe ubundi mbamba ijuru, ubundi nterekaho isi, ninde wamfashije? Question mark. Ikavuga ngo ntawe, si njyewe njyenyine. Ubundi nde mu muntu nkamuha ubwenge, za nerone na ntuza zose, imitsi uko isobekeranye, imisokorwa ipakiye mu magufa. Ubundi bya bindi ujya kwa muganga bapima ngo hemoglobine rouge, hemoglobine bura 500 sur 25, ubundi buri wamenya ari ibiki biriya. Ukuntu uburiye umuntu yabaye paralize, akantu kaba kasose, wamenya kameze gata. Fizibure iba yasose bariye. Imbaraga z'Imana zadesigninze umuntu muri ubwo buryo. Wumva ko zinaniwe gukora iki mu buzima bwawe? Ndagira ngo ukurure izo mbaraga. Kurura imbaraga z'Imana zigize hafi yawe. Kurura ububasha bw'isumba byose. Kurura izo mbaraga. Mbaraga zamanitse zaje buteri hejuru iriya ahantu tutazi. Ayiwe, kurura izo mbaraga. Bikayigeze kuvuga ati ngiye nkiri mu isi hari ibintu ngomba kubona. Mbarahiye ukuri. Mbaraga z'Imana zigomba kubohora bizeye Imana. Haleluya. Mbaraga z'Imana zigomba kubohora. Umwanzi w'umuntu ngo ni umubiri we, ngo ni umuturanyi mubi. Umuturanyi mubi ni bene wa undi, bene bamwita ngo ni umwanzi wo mu kirambi. Ubundi Abanyarwanda umaze iminsi nsoma amateka aryoshye, muzasome ngo
nubwo batari bazi Imana ngo bajyaga basenga bavuga ngo Imana ibatsindire ngo umwanzi wo mu kirambi ngo n'umurozi uvuka ishyanga. Urumva ikintu? Umwanzi wo mu kirambi abatazi Ikinyarwanda ni umuntu mubi kandi uri hafi yawe. Umuntu mubi kandi uri hafi yawe mu kirambi, ni mu nzu, ni mu rugo. Umwanzi wo mu kirambi ni umuntu utakwifuriza icyiza kandi uri hafi yawe. Imana igutsindira umuntu utakwifuriza icyiza kandi uri hafi yawe. Uwo bamwita umwanzi wo mu kirambi. Umurozi uvuka ishyanga rero ni wa wundi ngo sumba ntuza bajya gucishayo ngo mu mazi ngo hehe simbizi ngo iby'abarangi ngo abacwezi ngo bantuza cwakure kugenda gucisha gutanga ibiguzi. Bene uwo wakure nawe utuma ibindi kubera ibigozi bya adutsindira uwo mu kirambi, adutsindire n'uturutse ishyanga. Bishop wanjye we, uyu munsi ryasezerana Imana yakubwiye ry'uko amahanga agomba kuruhuka. Rimwe nawe arivuze, ubundi wavuze rimwe nanjye numva kabiri. Wa mugani wa rya jambo ukamabwire abaje vuba. Bishop igeze kutubwira ngo Imana imuhamagara ngo yaramubwiye ngo amahanga ngo azajya aruhukira imbere ye. Ntabwo ubu ngubu wemerewe kuruhira ahangaha. Ndakubwiza ukuri, ubundi wowe amasezerano uko ameze ntabwo ugomba kuruhira muri ino nzu. Vraiment niba wicaye aho ufite ibintu bikuruhije, ubwira Imana uti kandi bavuganye n'uriya mushumba uduhagaze imbere, nitabikorera ko yabivuganye nawe, bikorere ko yabivuganye nawe. Ntabwo ukwiye kuruhira muri ino nzu. Ni ukuri nababwira yuko mu bintu Imana yavuganye nawe harimo yuko umuntu azinjira arushya agataha arushye. Mana we, ntabwo ari byo. Ngo yaramubwiye ngo amahanga yose ngo azaruhukira imbere ye, y'isi yose azakusanyikira imbere kandi aruhuke. Turi mu masezerano ubu ngubu. Ngenda kubwiza ukuri, ngewe ubu mfite confidence. Niyo muhe n'ikibazo mu mutima wanjye njya gupfa nkumva ndazutse, nkibuka ko nicaye mu isezerano ry'Imana. Ubu turi ahantu havuzwe n'Imana, ngewe narabyumvise. Suzi ukuntu narebera ajya atubwira ngo ajya kuva ahandi kwaje ngo uzi ko Imana yamubwiye ngo nkamuha rozwari, si rozwarira ngo akajya yuhira we ngo mu rwuri rugari we ubusuka kariya ha uziriki ngo akajya yuhira. Ya data we ngo kuhira. Twebwe twicaye mu bintu byavuzweho n'Imana. Imana yaradutekereje, ariko Mana yanjye we, Imana yaradutekereje. Impabwanaga bano babyeyi bacu, buriya ni wowe yarebaga, ninjye yarebaga tuginyuniza ibizigu, yaraturebaga we. Kavuga iti nubwo nkureba uzenguruka ariko uraza gucyamika uhure naho ugomba kubonera umugisha. Komera Imana yacu amashyi. Ndakubwiza ukuri, reka nkubwire, nushaka ube warakiriwe ku cyumweru gishize, nushaka ube uri umushyitsi waje uyu munsi, ahantu wicaye ni mu isezerano ry'Imana. Uzabigenzuza umwuka cyangwa umubiri, uzabe kubifatika cyangwa n'ibidafatika, uzabaze usobanuza abakuru, uzasanga turi mu isezerano ry'Imana. Reka nkubwize ukuri, ndatangaza uyu munsi, ndi mu matangazo yuko ni ukuri kw'Imana ntabwo uzabera indushyi hano. Jewe we, nanjye uyu munsi nahanuye kabisa, ntabwo uzaruhira aha. No, you can't. Ahangaha turi mu isezerano. Nitabikorera ko yavuganye nawe, izabikorera ko yavuganye n'abashumba bacu, izabikorera ko yashatse kwikorera ibintu bikomeye kuri aba bantu mubona ahangaha. Kuko mvuze ibyo numvise, ariko buri wese avuze muri bano bashumba bacu wakumva ibintu biteye ubwoba. Ngewe navuze ni kabisa rero, singipfuye bye, nakwicwa n'iki se? Ahubwo waguke mu bitekerezo, ureke kwipucapuca. Ubu ngubu ntemenya neza ko mu Betesida afite ububasha bwo gutekereza ikintu ashaka cyose akazakigeraho. Ngewe numva afite confidence. Bimwe batubwira ngo indege, ngo amazu yo kumaza ahantu, ngo za Miami na za ntuza. Nukuri mu Betesida wakuruye neza isezerano ry'Imana.
ndabarahiye yabigeraho. Kazi yake umuntu udashaka kubyumva no gukurura isezerano ni akazi kawe. Ibintu byo kwiyakiza uyu munsi ejo ukagenda, ibintu byo guterana mu gitondo ejo ukabyihorera, ni akazi kawe. Ni wowe urimo kwitinza, urikerereza, sinzi ibintu urimo kwigira. Ariko ububasha bw'Imana, isezerano ry'Imana riri kuri twebwe nk'itorero, ribasha kuguhesha ibintu abantu batamenya ko wakabaye uzagira. Nushaka ubyemere cyangwa ubyange, icyo nzi cy'uyu munsi ho turavugana n'ibifite amatwi y'umwuka, kandi muri byo harimo na bya bindi bikwirukankaho bikubuza gicari no kumva ubuhanuzi. Ese ubundi ubusingiye no gusoza, ariko ntabwo nasoza nasubiyemo neza rya jambo twasomye mu Bakorinto ba kabiri 10:3 kujya kuri 5. Kamubwiza ukuri, natangiye mbabwira ngo intambara, Imana ikunda intambara. Usuko Imana ijya yiyenza ku banzi bayo, umuntu akakwisitazaho n'abatanabishakaga kugira ngo imutimbure imukuziza. Tata we, kugira ngo imutimbure imukuziza, umuntu akakuvogerera teritwari yawe, niko nabyita, akaba yakwimura imbago kandi utamurusha isambu n'urugero, kugira ngo imwiyenzeho gusa ibone ukuntu imucucuma. Imana ijya yiyenza ku bantu kugira ngo ibone uko ibatimbura. Uzi yuko Samusoni mwe tujye tuvuga kubera ukuntu Imana yabonaga ukuntu Abafilisitiya bazengereje Abisiraheli. Uzi ko yavutse akavuka nyina yari ingumba, Imana ikavuga iti ndabishesheje, nubwo mama we yari ingumba muhaye kubyara kugira ngo wowe uvuke Samusoni. Uzi ko ngo abengutse umukobwa mu Bafilisitiya, iwabo batamenye impamvu amubengutse, bakajya ise na nyina Manowa na Mukamanowa ngo bakababazwa n'ukuntu agiye mu Bafilisitiya mu banzi babo, ngo kandi Imana yarabikoze kugira ngo ibiyenzeho. Reka nkubwire inkuru za Samusoni, muzisoma igice mugasoma Delila wenyine. Kuri mutipe ndamukunda kabisa. Shaka nkubwire nubwo yahuye n'ibiki, ariko icyo mukundira nuko misiyo yari yamuzanye ku isi yayikoze. Misiyo yari yo kwica Abafilisitiya. Kandi reka nkubwire, kuramira mu isi udasohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntacyo binamaze. Buriya kuba yarapfuye ariko agapfana n'iriya mbaga y'Abafilisitiya, ubu icyo ni vi, kuko n'ubundi nicyo yari yaraje gukora. Abeshya revera n'ubundi nicyo cyari cyaramuzanye. Ubwo rero nimugatinde kwa Delila, uzi ko buriya ngo yamanutse akabengo ku mukobwa wo mu Bafilisitiya, ngo kubera ko Imana yashakaga kwiyenza ku Bafilisitiya, ngo ibashakaho impamvu ijya ibona ko ibacucuma. Kandi uzasoma inkuru mu Bacamanza, uzagenda wumva ukuntu yagiye abacucuma, ngo sinzi uwo yabengutse ntibamumuha, ngo afata nk'ibanga yarabatimbagura, sinzi byagenze gute, ngo afata abandi arabatimbagura. Imana ikagenda ibashakaho impamvu akabatimbagura, ibashakaho impamvu abatimba. Mbese reka nkubwire, hari ibintu Imana izashakaho impamvu kugira ngo ikunde ibitimbagure. Hari umuntu uzakwiyenzaho n'abatabishakaga atarazi ukuntu bigenza kugira ngo Imana ibitimbagure. Ni ukuri pe, Imana ishaka. None se wa muntu wari waravutse ari impumyi byagenze bite? Uzi yuko ngo yavuze ngo bamubajije batari ko se baje Yesu batari ko ni nyina nise nturiya uwakoze icyaha ninde? Ati nta n'umwe. Nukugira ngo imbaraga z'Imana zizagaragarire mu bantu. Reka nkubwire, ntubona ibyo bibazo wahuye nabyo, buriya nta cyaha wakoze. Reka no kuvuga ngo iwanyu habaga y'imandwa ngo nibigirwamana. Reka nkubwire, n'ibyo bwabyo ntago ari byo cyatumye ugira ibyo bibazo, ahubwo nuko Imana ishaka kwigaragariza ku buzima bwawe. Yashatse impamvu yatuma ububasha bwayo bugaragarira kuri wowe. Yarayishatse iyo mpamvu irayibona, niyo mpamvu ufite icyo kibazo. Ariko ugifite kubera iki? Kugira ngo ububasha bw'Imana buzabashe kugaragarira ku buzima bwawe. Mushumba wanjye, Imana y'intambara we, ukunde kurwana we, nujya kuritura abadarimoni ntukajyana ibintu bya speed ntoya, ujye ugenda uvuge tundi abacucuma nk'akaririmbo twavuze ka RDF. Turabacucuma, ibigendera mu kirere turabicucuma, ibikubitira mu mazi turabicucuma, ibya hafi ku butaka turabicucuma, ibiturutse hirya ishyanga turabicucuma, ariko ikibazo cy'ubutaka kiboneka.
tugiye gusenga Imana mbere ya byose, kuko twavuganye ngo tugiye kwitunganya. Mbere ya byose hano hashobora kuba hari umuntu utarakizwa. Kankubwiza ukuri, niba ushaka kubona imbaraga z'Imana, emerera Imana no ku munsi mubi zakwiyereke. Ndashaka guhamagara umuntu ushaka gukizwa. Uri hano utarakizwa cyangwa waraguye, urabizi nawe, ntabwo ukeneye abakurondora, urabizi ko waguye, wasubiye inyuma, agiye mu byaha. Mbabarira umanike ikiganza cyawe. Nibyo rwose. Undi namanike. Umuntu wasubiye inyuma, umuntu ushaka gukizwa, manika ikiganza cyawe uze dusenga Imana. Mana y'imbaraga yiyereka abayishaka. Nimuhaguruke mwihangane, muhaguruke. Abantu bashaka gukizwa nibahaguruke. Abantu bashaka kubona Imana, imbaraga zazo zikagaragara mu buzima bwabo, nibahaguruke. Muntu ushaka gukizwa, muntu wasubiye inyuma, uri he? Muntu wasubiye inyuma, urabizi waraguye wowe. Urabizi nubwo abantu batarabimenya, we waraguye, wowe urabizi. Wamenye ukuri ariko ntago wakubahirije nk'ukuri. Wahagurutse tukagusengera Imana ko uyu munsi Uwiteka agiye kunyura hagati muri twebwe. Wahagurutse Uwiteka kukugirira neza. Imbaraga z'Imana ko zigiye kugaragarira hano hantu, kandi ko wasanga ari wowe zatumweho uyu munsi. Umuntu ushaka gukizwa n'umuntu ushaka kwihana ari hehe? Ndabahenda kubw'urukundo rw'Imana yaduhamagaye, ariko ubuye muturebye mubona turi babi. Nukuri barakubeshye, ntabwo ibintu ari ibintu by'abaswa, ni ibintu by'abantu bajijutse. Haleluya. Umuntu ushaka gukizwa tambuka, nimuze hano, nimuze tambuka nshuti yanjye, ngwino natatu gusengera. Bashumba bari hano bagusengera, kuko mukanya nawe aho wicaye bakijijwe, wongere witunganye neza, kubera yuko tugiye kuvuga izina ry'Uwiteka mukanya. Nta wundi. Nimuze nukuri, nimuze nshuti yanjye. Mana we, nimuze kambabwiza ukuri. Umunsi ngiye mwiza nibuka, uko ari wonemereyeho Kristo, uko numva ari wo munsi uruta yindi. Haleluya. Namwe nimuze, uko ibintu byose mfite nabitanga usibye agakiza. Amen. Haleluya. Nimuze. Undi ari he? Yesu ashimwe. Ngwino. Ngwino. Mwihangane, amasaha amanyana yariye. Haleluya. Undi ari hehe? Uwanyuma. Hari undi usigaye nawe naza. Reka mbabwire, bagiye kubasengera sibyo? Ariko mbabwire kubw'urukundo rw'Imana. Simumbona ntimundeba, hari n'abasanzwe banze. Muzambabarire, mujye mukomeza kuza sibyo? Buri ikintu cya mbere cyica ibintu nukuza uyu munsi tukagusengera, ejo ntugaruka. Ejo muzagaruke no kuwa gatatu turasenga, n'ejo tuzasenga no kuwa kabiri tuzasenga no kuwa gatatu. Umunsi ubishoboye wose ujyuza, uko ukomeza kuza, Imana izihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Reka revera wacu, revera reka basengere. Mujye mukomeza muze, ntimugasibe. Ndabinyitse n'abantu bagiye kubaganiriza hari barabibabwira, mujye mukomeza muze gusa, nubwo utarabyumva ujyuza, nubwo utarabisobanukirwa neza ujyuza, sibyo? Amen. Muzamura ibiganza.